Shitani nuko ati turamushoboye ngo acikane. Okay, hari abasoma inyigisho za Bibiliya cyangwa se za theology muri apostolique niyo nabisomye, bavuga ngo umugenzo w'Abaroma, iyo umuntu ukomeye wari wubashwe yacikanaga cyangwa yapfaga, nuko bakoraga iki? I Roma hose bamanikaga amadarapo yirabura ku mabiro yose bakayashiraho ngo bamenyeshe abanyagihugu bose ko umuntu ukomeye yapfuye. Yesu ngacikane habe na moshware ntayo bamanitse ngo niho bamusuzuma. Icya kabiri, barasaga imbunde zikomeye zigaturika. Ibyo murabizi n'ubisi iracyabikora. Iyo baje guhamba umuntu ukomeye wapfuye nk'ingabo bararasa. Abaroma niko bagiraga. Yesu baravuga ntimurase habe n'umwambi uretse ibiturika, mumusuzugure mumureke. Ibyo baretse kubikora ntibamenya ko Kristo afite imbaraga n'ubundi bwami buhishe mu bwabo bukora ibirenze ibyo bakora. Kristo ndamubona acikana ngo bareke kumanika darapo zirabura, ariko ijuru ryarayimanitse, ijuru ryaramumanikiye, ryamanuye darapo y'ubwira kabiri, buramanuka bukwira i Roma. Abantu bose ntibongera kubonana, habubwira kabiri bwo gukoraho. Baribaza ati bibaye ni ibiki? Iki seki abari kure bakabwirana tuzi ko acikanye, none dore bibaye. Aha, mumenye amakuru ko hari umugabo udasanzwe wacikanye i Roma, nibatamumanikira ijuru riramumanikira. Mana yanjye, mbwirira ukwegereye ngo ibyo abantu batazagukorera ijuru rizabikora, rirahari ku bwacu ngo rikore. Aha, icya kabiri, barasaga imbunda zikomeye bagiye kujya kumushingura ngo bamenyeshe ahantu hose ko ukomeye yagiye. Yesu baramusuzugura ntibabikoze, ariko bagifata umurambo begera, ijuru rirarasa, haba umushitsi, ibitare. Wasanga abagore bari guhinga batera ibigori, ngo arangize ngo abone ko bamusanze muri cya gishanga bagiye kumugeraho, ngo ategeka ibyo bateraga byose ngo bikure bimere kandi byere bimurenge. Ngo ibigori birakuraho birazamuka birarenga, agashara karaza n'ibigori. Ngo bagishake Yesu aburira ngo muri iyo mirima. Hanyuma aza gukomanta ngo babaza abagore ati Yesu twirukagaho ari he? Abagore ati yeme yatugezeho turi mu itera ry'ibigori, none nimurebe bireze. Ubu se murabona yaba kiri hano benu? Okay, abo bakavuga ngo ni muri bya bindi ngo bitanditswe, ntumbaze nanjye. Hanyuma Kristo atangira kugaragaza imbaraga zidasanzwe mu buryo bamutangarira. Ariko ahantu zitangariye kandi hanejeje muri iki gice cy'Abefeso ni hari yavuze ngo izo mbaraga duhishurirwa ngo zikorera muri twe, ngo bamenye ko ari za zindi ngo zazuye Yesu mu bapfuye. None ngo nkurikirana izi mbaraga nsanga izazuye Yesu mu bapfuye ziraremereye, zirakomeye kuruta izakuye Abisiraheli muri Egiputa, ntabwo zingana n'izazuye Yesu mu bapfuye. Kuko izazuye Yesu kuva muri Egiputa zari imbaraga z'ubusatani na Farawo, ariko izo kuzura Yesu harimo Abaroma, harimo shitani, harimo rupfu, harimo kuzimu, byose byari byahuriyeho. Hakoreshwa rero imbaraga z'ikirenga z'Imana kugira ngo adaherayo zimuzure. Ariko hano ntangarira, reka nzibabwire nimara mbabwire ko zakorewe transfert ziri muri mwe, ziri iwacu ubu. Aha, habe no kumenya n'umwe. Narabwiye wa undi wari wasaze cyane wavugaga amagambo menshi, nkabwiriza anantuka nsubiramo.
ariko nyuma aza gufatwa arakizwa. Ngo arangize wansanga hejuru nyakamikoro aravuga ngo nari mfite icuma nari nateguye kwica umugore umwe dupfuye umugabo rino joro, misi yose nari nayirangije, atariko numvise naniwe, none nakiriye umwami Yesu, ahasigaye nico cuma ndakibaha nanjye nje gukurikira umwami Yesu. Naravuze ati munyereke wa undi basi have no kumukeka. Yarahindutse, yarafite imisatsi ifite amabara ane, ameze gute mana yanjye, yambaye ubusa, none nsanga yambaye ijipo rikora habe n'urukweto, yambaye natashe ntarubonye, yambaye ijipo rigera hari, yarahindutse bitanga. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. aho binyemereye kuhagera ejo n'uyu munsi. Imvura yabaye nyinshi, ariko Imana ishimwe ko Umwuka Wera arusha imbaraga imvura, atuma umuntu yishimira kujya guterana atitaye ku mvura uko imeze. Munyemerere, Imana yabikoze, Imana yabanye namwe iminsi mugezemo, tuyikomera amashyi. Yarakoze, yes, yarakoze kabisa. Itorero ryaho hirya rirabatasha kabisa. Iyo ntasho nimuyakire y'abagerizo ndezame n'abo mu rugo iwanjye, abo bose. Uyu munsi reka dusome twifashishije Matayo 5:13. Haravuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntaco uba ukimaze nkeretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umuco w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha, nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishira ku gitereko caryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ari ku muco wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze so uwo mu ijuru. Nimumvugire ngo haleluya. Yohana ubutumwa bwiza, reka ndebe. Yohana ubutumwa bwiza 14 umurongo wa mbere, haravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye. Ko ngiye kubateguriza hanyu, kandi ubwo ngiye kubateguriza hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Harimo akajambo gato kamwe nashakagamo muri iki gice. Umurimo Yesu yahaye itorero, Yesu yaraje gukora. Hari nawe yabivuze ngo Data arakora nanjye ndakora. Arangije aravuga ngo nkiri mu isi
ndi umuco w'isi. Ariko noneho hano ubyumvaho aranabihinduye aravuga ngo ni mwebwe muri umunyu w'isi, muri umuco w'isi. Ibyo ni byo Yesu yatugize kugira ngo tubashe kuba abantu badasanzwe. Ugiye muri Matayo 28:19-20, urasanga avuga ngo nuko nimugende mu mahanga yose muhindure abantu bose kuba abigishwa banjye, mubabatize, mubigishe kwitondera ibintu bene ibi. Ibi byose byagaragazaga ko hariho igice Imana yafashe Yesu umwana wayo iravuga ati iyi mirimo nta wundi wayikora, haba mu bamarayika, haba mu bana b'abantu, haba mu byaremwe byose, atari Yesu umwana wanjye wenyine ubikoze. Ariko arangije aravuga ati hari ibyo Yesu azakora, hari n'ibyo abazizera bazasigara inyuma ye nabo bazakomerezaho. Hari imirimo myinshi Imana yatanze muri twe mubera bagomba gukora. Nguko Yesu yakoze, murabyibuka ko wenyine yivugiye ngo muzakora imirimo nk'iyo nakoze, mukore n'indi ngewe ngiye ndakoze, ariko mwe muzayikora. Hariho imirimo myinshi, ni nacyo cyatumye mvuga ejo ngo iyo haba nta mirimo ihari tuba dukizwa agahita tujyana mu ijuru. Ariko igitangaza turakizwa akaturekera mu isi, impamvu ni imwe gusa, ngo dukore imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Icya kabiri ngo niturangiza duhindure amahanga yose. Aka kantu ndagatinya, duhindure amahanga yose. Nimba nta bantu urahindura, nimba nta gace urahindura, tumenya ko hari ikibazo. Aho haba hari ikibazo rwose. Reka mvuge utuntu nka dutatu cyangwa tune. Imirimo ine tugomba gukora iyo Yesu yahaye itorero. Imirimo ine byibura itorero rigomba gukora. Umurimo wa mbere, umurimo wa mbere Imana ishaka kubona mu itorero no mubera nuko bose bagaragarwaho no kwizera kumwe, kwizera Imana kumwe. Bose baba ari abizera kandi bizera Imana. Nicyo gituma yavuze ngo mwizere Imana, yongeraho n'akandi ngo nanjye munyizere. Umurimo mukuru Imana idushakaho ujya uba n'imbarutso y'ibindi byose tuzakora. Iki kitariho ntaco wakora mu Mana. Iki nico motere y'ibintu byose dukora mu Mana, nuko tugaragarwaho no kwizera Imana. Titugarukiraho tukizera n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Abanyumva tuvuge haleluya. Ndavuze ngo abanyumva tuvuge haleluya. Nimba umwuka urusha imbaraga inzara, numva amajwi yanyu tuvuge ngo haleluya. Yes, umuntu wisonzesheje ko amasaha agenda, niko nijwi rigenda rimushiraho, niko rigenda rimushiraho, niko rigenda rigabanuka, volume igenda igabanuka. Ariko iyo umwuka wera akurimo ahita afunga ya nzara, ugasa naho udashonje. Sinzi namwe ko bigiye bibaho. Igihe cyose turi mu masengesho y'amafungo, iyo umuntu acecetse, iyo ncecetse, iyo ntuje, inzara irazamuka. Ariko iyo ntangiye gusenga, mvuga, kuririmba, guhamya Yesu, ibyo mpita nibagirwa inzara.
uhita wumva ko usa n'uhaze. Bene uko iminota tugiye kumarana namwe, ndavuze ngo Mwuka Wera bahaze mu izina rya Yesu. Kuko iyo umuntu inzara yabaye nyinshi, izi ziba n'amatwi. Iyo yakomeye kizaba ko yagukubise sawa sawa, amatwi utangira kumva atacumva neza, ukumva umugongo yawe uciye, ukumva amavi ntafashe, uzamenye ko inzara yinjiye. Ariko iyo umwuka aje, aho hose arahakangura, agahita gusubizamwo izindi mbaraga. Nari mvuze icyambere, umurimo wa mbere Imana idushakaho muri Kristo Yesu nuko tuba abantu bizera Imana byuzuye, bikazaduhesha gukora ibindi byose Imana idushakaho mu isi. Ariko avugamo mwizera Imana nanjye munyizere. Ibyo se biravuga iki? Nahise nsanga kwizera gufite amashami abiri. Hariho kwizera Imana ubwayo, hakabaho no kwizera uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Kwizera Yesu, reka mbere kuri iryo shami, bisobanura kumwiyegurira, kumwihereza, kumwigira gute? Kwishikanayo, ugahinduka ituro ryatambwe ku Uwiteka. Icyo gituma Abaroma bavuga ngo nuko noneho mutanga imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Kwizera ishami rya mbere ni ukwiyegurira. Nicyo gituma Yohana bivuga ngo ariko abamwemeye bose bakizera izina rye, yahise abaha ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Ibyo byakozwe n'ikintu kimwe, kwizera. Ubundi kugira ngo tuba b'Imana nicyo dusabwa, idusukaho ubuntu natwe tukabwakiriza kwizera. Ubuntu no kwizera iyo byahuye bihita bibyara ikintu cyitwa kuba umwana w'Imana. Ubuntu ntibujya bukora aho kwizera kutari, kuko ubuntu bwo bwaratanzwe. Aba bose badakijijwe, ubuntu bubariho bose barabuhawe. Ubuntu ni rusange, ni impano rusange y'abaremwe. Ariko ubuntu bugira agaciro aho bwasanze kwizera. Aho kwizera kutari, nta gaciro ubuntu bugira. Ntaco bwaguhinduraho, uzaga muri wa wundi kugeza igihe uzabwizerera. Kwizera kwawe ni guhura n'ubuntu Imana yatanze. Hari icyo itanga, hari icyo utanga. Iratanga ubuntu, nawe utange kwizera, biguhindura ikindi kiremwa gitandukanye n'icyo wari usanzwe uri cyo. Kwizera kwa mbere ni ukwiyegurira Kristo, bikaduhindura kuba abana b'Imana, ariko kumwiyegurira, ariko kumwihereza, ariko kumwirunduriramo. Kwizera igice cya kabiri ni ukwizera Imana ubwayo. Tukayizera gute? Tukizera ko ari Imana ishobora byose, tuyizereye mu mbaraga zayo. Ariko ntubasha kwizera Imana mu mbaraga zayo ubaye nta makuru wibitseho y'ubumenyi bukumenyesha imbaraga z'Imana. Buriya abantu uzabona imbaraga z'Imana zigaragaraho ni abagize amahirwe yo kuzihishurirwa uko zingana. Reka mbasomera Abaefeso. Ndasomera Abaefeso uyu murongo, mwumva isengesho ngendana rikomeye rituma Paul yasengeye abera kugira ngo bagere ku rwego bamenya, nyuma yo kumenya banahishurirwe, bibatere rero kubasha kumenya ibirenze ibyo bari baramenye. Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 15 arasabira Abaefeso wa 17 kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Muranyumva? Kugira ubwenge butuma umenya, noneho hakazamo no guhishurirwa, bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. 19 mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo bitagira akagero, izo
iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Umva izo mbaraga ishaka ko zikorera muri twe. 20 izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Mumvugire ngo haleluya. Paulo asenga ati Mana yanjye humura amaso y'Abaefeso. Nanjye ryo sengesho musenga ngo Mana nizera humura amaso y'Abanyarwanda bamenye ubwinshi bw'ibyo twiringizwa, bamenye ubwinshi bw'imbaraga zayo izo ihatwe abizeye. Kuko ubwinshi bwazo buri banamenye ko ari za zindi yakoresheje mu kuzura Yesu Kristo, ngo irangize kumuzura irazifata izohereza mu bera ngo nabo batangire bazikoreshe kuko Yesu yazikoresheje. Mana yanjye mvuga iki? Mbwira ukwegereye ngo izari muri Yesu ubu transfer yarakozwe ziba muri wowe, izakoreraga muri Yesu ubu n'izimana yafashe irazohereza ngo zikorere muri twe. Munyumva ikindi nkunda kubwira abakizwa iki kintu, nukuri kandi nukuri ntabwo intego ya Yesu nubwo mubona yakoze ibitangaza byinshi, intego yo kuza kwe ntikwari ukudukorera ibitangaza. No, Yesu yaje ngo aduhindure ibitangaza bamwizera, hanyuma ibitangaza bikorera batizera bibatere kwizera ubikora. Ariko abamwizeye nta bitangaza yabahaga, ahubwo nibo yahinduraga ibitangaza. Nubi gituma mudakura mudahinduka nuko muhora umwaka yose mutegereje ibitangaza, ahubwo mudategereza guhindurwa ibitangaza. None nibyo bitangaza mwarabibuze kuko mwanze kubica Imana ishaka. Singisengera Imana ngo inkorere igitangaza, simbabesha. No, imyaka 9 irashize numva mbihishuriwe. Kuva iyo myaka niyo ngiye gusenga mbwira Imana gusa nyereka imbaraga zawe, nyereka ubwiza bwawe, ndusheho kukumenya. Mpindura ushaka komba we. Iyo yakugize igitangaza niwe ukora ibitangaza, siyo niwe ubikora. Ariko iyo utabaye igitangaza n'ibitangaza ubana nabyo buke. Nono twintica ntikize kubera ko utabaye icyo Imana yashaka kubaco. Imana icyo ishaka nuko tuba ibitangaza. Hari ibintu nasoma muri Bibiliya ngasanga abakizwa ubwo tuba tubyikuraho tukabisubiza kuri Yesu. Taho Yesu yigeze avuga ngo tuzamuhamagare atwirukanira abadayimoni cyangwa ngo ase kudukiriza abarwayi. Soma neza nugera muri Luka igice cya 10, aravuga ngo mwe mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mwirukana abadayimoni, ariko mubikore mu izina ryanjye. Ariko ari mwe mubikora. Pera ikiganza ukwegereye ngo akira izo mbaraga zo gukora ibitangaza no kwirukana abadayimoni bibe kuri wowe. Ariko abakiza uzarebe, uziko abakiza bajya kwirukana abadayimoni, yaje kwirukana ngo Mwami Yesu manuka utwike, manuka umwirukane. Indi umanuka inde? Yesu. Gute uhari umaziki? Eregura hari. Bibiliya nicyo gitubivuga ngo turi intumwa mu cimbo ca. Intumwa ivuga ijambo mu izina ry'uwaritumye, ariko niyirivuga niyihagarara hakenewe, niyitanga itegeko aho hantu, yarangiza ikamenyesha uwayitumye.
ibi nabikoze mbikora mu izina na autorite y'ubutware bwantumye. Nongere mbabwire iki? Eliya ajya guhagarika imvura ntabwo yabanje kugisha Imana inama, kubera ko Imana yamwizeye kandi yamutumye, ntiyigeze ayisaba. Imana yigiye kwitera hejuru isanga umugabo yahagaritse imvura yarayiziritse, nta mvura ihari kandi ntaho yanyura. Eliya yarayihagaritse, habe n'ubwo abandi bajya gusenga ngo bayisengere ntayo bazana, kuko Eliya yarayiziritse. Igihe kigeze kwigaruka, Eliya yarasubiye ajya mu musozi, noneho ajya kubwira Imana ati kameme narayiziritse, ariko niwe uza ahandi ahihishe, niwe uhazi, yigarure igaruke. Ariko ni Eliya wayihagaritse. Yosuwa ajya guhagarika izuba n'ukwezi, ntabwo yabanje kugisha Imana inama. Yaravuze ngo ndi mu butware bwayo, kandi ibyo ndi gukora ni ibiyihesha icubahiro. Ikihesha icubahiro cyose, amasaha yose ngikoreye ntanayibajije, umunsi mpagurutsa yarabintumye mu byo yantumye. Ubu rero ndabikora ko nk'ibiri mu butware bwanjye, sinirirwa nyibaza. Eliya hagarika izuba rirasibira, umunsi mu wundi rihagaze, nta Mana yabajije. Ariko kubera ko ari umukozi w'Imana, kari umugaragu w'Imana isumba byose, Imana yavuga nkurikije uburyo nge nawe twagendanye, nkaba nkuzi mu izina ari nge wagutumye, ubwo warihagaritse nanjye ndabyemeye nirihagarare. Aho ushakira ko rigenda usubire uribwire rigende. Kubera iki? Ni umukozi ukorana nayo, azi ko biri mu nshingano z'iby'Imana yamuhaye, agomba kubikora. Kwizera Imana ni ukumenya, Bibiliya ivuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ikirema kwizera kudasanzwe mu muntu nuko aba afite ubumenyi buhagije bwo kumenya ubwinshi bw'imbaraga z'Imana. Kubwiza ukuri, umuntu nakurusha gusenga, nawe ukamurusha kumenya ubwinshi bw'imbaraga z'Imana. Uzi imbaraga z'Imana aba mu bisubizo biruta ibyo usenga cyane atazizi. Muranyumva neza? Umuntu usenga ahagaze mu mbaraga z'Imana, uko yasenga kose uwazimenya abaho mu bisubizo kurusha umuntu usenga cyane ariko utabizi. Yego niko bimeze. Nicyo gituma senga ngo Mana nkora ikiwe, humura amaso y'aba bantu bahweze bamenye ubwinshi bw'imbaraga zawe zidukoreramo, ko ari za zindi zazuye Yesu mu bapfuye, akaba ari Imana yashize muri twe ngo zizatume dukora ibihambaye muri iyi si. Bisobanure neza mu nyumve, nimubanze mumvugire ngo haleluya. Mundiza amashi tuyakomere Yesu waduhaye imbaraga. Yes, Mana yanjye. Dore uko bimeze. Amanuka, Imana yafashe imbaraga zose ziri mu kubaho k'ubumana izirunda muri Yesu, iramwohereza, iramubwira ngo urazijyanye zose, nihakenerwa kuzura uzazure, nihakenerwa gukiza abarwayi uzabakize, nugera mu banyabyaha uzababwirize. Nuja kumenya imbaraga zasutswe kuri Yesu, amavuta yamusutsweho, urasoma Isaya 61 urebe imbaraga yari afite zari zimugaragaraho. Kubwiriza ubutumwa bwiza, kubwira imbohe ko zibohowe, kubwira ibiki ko ibisenzegeri n'ibiki ibintu bene ibyo. Yarazimanukanye azinjirana mu nda ya Mariya. Ni nazo zatumye we wari wabona uruhinja ruri mu nda rugaruka rugaproteja nyina urutwite. Yani Mariya aramutwite ariko niko kamurinzi.
uburinzi bwose Mariya afite n'umwana uri mu nda ubutanga. Ubundi mu Bisirayeli se gutwara bene iriya nda ninde batateye amabuye ngo bamwice rubi? Ariko se Mariya byabujijwe n'iki? Nuko ubuhanuzi bwavuga ngo umwuka w'Uwiteka azagutwikira, kandi uwo mwuka wamutwikiraga wavaga muri uyu mwana uri mu nda ye. Aha, anavutse yatangiye kugaragarwaho n'ibitangaza n'utwumiza ibintu birenze bigaragaza ko ari umunyembaraga. Yarazikuranye agera ku munota wa nyuma, imyaka 33 yamaze mwese. Ariko mubyibuke ko imyaka yemerewe gukora abayuda bari bafite ikibazo. Umuyuda udafite imyaka 30 nta jambo bamuhaga mu bandi bagabo, cyangwa bamuhe mu isinagogi ngo anasome umuzingo w'igitabo, ntibishoboka. Kuko bavuga to uracyari mu cishiro c'abana cyangwa se cy'urubyiruko, nturagera gusoma igitabo cera, keretse uzabanza ukure bone kuguha ijambo. Ukwije 30 ijambo barariguha rwose mu ruhame nawe ukavuga. Yesu yaziritswe n'amategeko y'abayuda imyaka 30 ayigeramo, ngo ayigeremo. Kristo arabatizwa, Kristo ngo ajye mu isinagogi, baravango nuriya muhungu mwene Yosefu nimumuhe na wasome umuzingo w'igitabo. Ngo bawumuhe si ugusoma, arababaga, akora igitangaza. Bamuhaye gusoma, nibwo bwa mbere yarahawe nawe mu ruhame mu isinagogi ngo nasome, ngo bamuhe. Ahurirana na Yesaya 61. Uzi icyo yabasomeye? Si ukubasomera, ahubwo yarisomye, arisoma umwana w'Imana. Asanga hagiye gusoma nahamuvuga we gusa. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, yansigiye amavuta kubwiriza imbohe ko zibohorwa, n'abarindwa ko barekurwa. Ngarangiza aravuga uyu munsi wa none birasohoye, biratangiye none kuko nyirabyo yahageze. Yarabivuze ngo aje kurangiza gusoma. Uwo munsi nta amen yashizeho, yagiye kugera ha amen bose bahagurutse n'amabuye bayatoye. Kristo ngabone biraciza, tubuse ndacyatanze haleluya ko batoye amabuye. Ahita anyuraho, niho Bibiliya izivanga ngabanyuramo, arikonera. Ariko hari uwakoze komantere ndaseka ndapfa. Aravuga ngo yabanyuzemo arikonera umusozi ngo bamwirukaho yika mu gishanga, ngo agere mu gishanga ngo bose bamuri inyuma n'amabuye, ngo asanga abadamu abagore bari guhinga batera ibigori. Ngo arangize ngo abone ko bamusanze muri cya gishanga bagiye kumugeraho, ngo ategeka ibyo bateraga byose ngo bikure bimere kandi byere bimurenge. Ngo ibigori birakuraho birazamuka birarenga, agashara karaza n'ibigori. Ngo bagishake Yesu aburira ngo muri iyo mirima. Hanyuma aza gukomanta ngo babaza abagore ati Yesu twirukagaho arihe? Abagore ati yeme yatugezeho turi mu itera ry'ibigori, none ni murebe bireze. Ubu se murabona yaba kiri hano benu? Okay, abo bakavuga ngo ni muri bya bindi ngo bitanditswe, ntumbaze nanjye. Hanyuma Kristo atangira kugaragaza imbaraga zidasanzwe mu buryo bamutangarira. Ariko ahantu zitangariye kandi hanejeje muri iki gice cy'Abaefeso ni hari yavuze ngo izo mbaraga duhishurirwa ngo zikorera muri twe, ngo bamenye ko ari za zindi ngo zazuye Yesu mu bapfuye. None ngo nkurikirana izi mbaraga nsanga izazuye Yesu mu bapfuye ziraremereye, zirakomeye kuruta izakuye Abisiraheli muri Egiputa, ntabwo zingana n'izazuye Yesu mu bapfuye. Kuko izazuye Yesu kuva muri Egiputa zari imbaraga z'ubusatani na Farao, ariko izo kuzura Yesu harimo abaroma, harimo shitani, harimo rupfu, harimo kuzimu, byose byari byahuriyeho. Hakoreshwa rero imbaraga z'ikirenga z'Imana kugira ngo adaherayo zimuzure.
ariko hano ntangarira, reka nzibabwire nimara mbabwire ko zakorewe transfert ziri muri mwe, ziri iwacu ubu. Aha, izi mbaraga nizo zamurinze imibabaro y'umusaraba, zituma ngo atita ku isoni zawo, kubera ngo ibyishimo byari byamushizwe imbere. Ibyo bitangwa n'imbaraga z'Imana. Hanyuma ikindi kintangaza nuko ku musaraba ubireba, intege nke za Yesu zanyu zarushije imbaraga leta y'Abaroma na Satani ubwe. Intege nke za Yesu zarushije imbaraga leta y'Abaroma n'ubwami bwa Satani. Arabambye, agiye gupfa byarangiye, hanyuma agiye gucikana biri hafi. Iki gisambo kiramutuka, iki ngiki kiramuhishurirwa. Nicyo gituma Paulo iriya jambo yavuze ngo bahishurirwe. Reka mbabwire iby'Imana nihishurirwa. Utarahishurirwa hari icyo utabaco, uko uhishurirwa niko uhinduka. Petero atarahishurirwa Kristo wari we yari urubingo, ariko umunsi amenya Kristo wari we yahindutse ibuye. Kubera gusiki ihishurirwa agize, uri Kristo w'Imana. Yesu ati guhera none ntukibaye Simoni, ubaye Petero. Uhawe gukomera kurenza uko wari waragize, ubwo umenye. Kandi ibyo si inyama n'amaraso. Intege nke za nyuma za Yesu zirusha imbaraga ubwami bwa Satani. Iki ngo kimuhishurirwa, igisambo kiravuga uzanyibuka mu bwami aho uzazira. Yesu aramurera aravuga ati si kera, uyu munsi wa none nge nawe turahurira paradiso. Nimumvugire haleluya. Uyu munsi ubwo mpishuriwe turahurirayo. Noneho leta y'Abaroma, ubwami bw'i Roma n'ubwami bwa Shitani buratungurwa. Umugabo umanitse aracyari ko atanga ubugingo n'agakiza gute? Kiriya aragikijije, nimumwice vuba adakiza na kiriya kindi. Hanyuma niko kuza umusirikare w'umurakare rero bato mukure hatarasubira kuvuga ikindi kintu. Amucumita icumu ryo mu rubavu. Uturaso twa nyuma twa Yesu yarasigaranye nitwo bajya bavuga ko twasimbye tugwa mu jisho ry'umusoda w'Umuroma wapfuye ijisho. Amukubise icumu ngo acikane, uturaso yarasigaranye turagiye tuguye mu jisho ry'umusoda ryapfuye, ngo akubitemo umutonyi w'amaraso. Ijisho ry'Umuroma rirahumuka, harabona. Hari abakomanta ngo niwe washize icumu hasi, aravuga ngo iby'ukuri uyu mugabo yari umwana w'Imana isumba byose. Abandi ati bigenze gute kumuhamije? Aterega ndareba. Urareba iki? Uturaso twe twa nyuma ninge turangiriyeho. Mumvugire ngo haleluya. Uyu aramuhamya ngo arangize Kristo aracikana. Dore ikintu kintangaza, Kristo ngo acikane afunze umwuka n'amaso. Ubwo bose barishima, bose ndeba bakubita bahana high-five bakubitana ati ibyo turabirangije. Abazimu nuko Shitani nuko ati turamushoboye, ngo acikane. Okay, hari abasoba inyigisho za Bibiliya cyangwa se za theology muri apostolique niyo nabisomye, bavuga ngo umugenzo w'Abaroma, iyo umuntu ukomeye wari wubashwe yacikanaga cyangwa yapfaga, nuko bakoraga iki? I Roma hose bamanikaga amadarapo yirabura ku mabiro yose, bakayashiraho ngo bamenyeshe abanyagihugu bose ko umuntu ukomeye yapfuye. Yesu ngacikane habe na moshware ntayo bamanitse, ngo niho bamusuzuma. Icya kabiri, barasaga imbunde zikomeye
zigaturika. Ibyo murabizi n'ubu isi iracyabikora. Iyo baje guhamba umuntu ukomeye wapfuye nk'ingabo bararasa. Abaroma niko bagiraga. Yesu baravuga ntimurase habe n'umwambi uretse ibiturika, mumusuzugure mumureke. Ibyo baretse kubikora ntibamenya ko Kristo afite imbaraga n'ubundi bwami buhishe mu bwabo bukora ibirenze ibyo bakora. Kristo ndamubona acikana ngo bareke kumanika darapo zirabura, ariko ijuru ryarayimanitse, ijuru ryaramumanikiye, ryamanuye darapo y'ubwira kabiri, buramanuka bukwira i Roma. Abantu bose ntibongera kubonana, haba ubwira kabiri bwo gukoraho. Baribaza ati bibaye ni ibiki? Iki seki abari kure bakabwirana tuzi ko acikanye, none dore ibibaye. Aha, mumenye amakuru ko hari umugabo udasanzwe wacikanye i Roma, nibatamumanikira ijuru riramumanikira. Mana yanjye, mbwirira ukwegereye ngo ibyo abantu batazagukorera ijuru rizabikora, rirahari ku bwacu ngo rikore. Aha, icya kabiri, barasaga imbunda zikomeye bagiye kujya kumushingura ngo bamenyeshe ahantu hose ko ukomeye yagiye. Yesu baramusuzugura ntibabikoze, ariko bagifata umurambo begera, ijuru rirarasa, haba umushitsi, ibitare birameneka, abantu bibaza ibibaye birabashanga, kugeza ubwo bavuze ati ibi bibaye ni ibiki? Abandi ati nuko yacikanye. Abantu baretse kubimukorera, ijuru rirabikora. Niko bimeze. Buriya tuba ducunganye n'ijuru ngo iki isi taguha, ijuru ryo rirahari ngo ribiguhe. Ibyo abantu batagukorera, Imana irahari ngo ibigukorere. Ndavuga imbaraga zamuzuye zikorera muri twe, zemeza ko tubasha gukora ibidasanzwe mu isi y'abantu. Ngo barangize ibyo birangiye, bagiye kumuhamba Kristo, barahamba. Kandi nimba ari uguhamba kubaho ntako batamugiriye. Barahambye ngo barangize bakubitaho ibitare by'amabuye, babishiraho ngo barangize bahomaho ubushishi bufatanye ibuye n'ubutaka. Komantere zivuga iki? Ngo bibwiraga ngo yaravuze ngo ashaka kuzuka, mufatanye n'isi, nanazuka asange hari igitare atazegura azasubiragweyo. Icya kabiri, mumushirireho abasirikare hejuru y'igitare, nanacegura bazaba bahari bongere bamwice, bitanamenyekanye basubire basubizeyo. Buriya bariya basoda ngo bariho bazi ngo nanibesha akazuka turamwereka. Murereka nde mwebwe mwabaroma mwe? Ati rwose akibesha, turahari turi maso tumufate. Ndebera icyo yakoze, aremera nyine. Ibyo byose babikubitaho, abasirikare bicara hejuru, Kristo aryamye he munsi. Ngabo nibuye bashizeho n'ubushishi bashizeho. Yasohotse umunsi ugira gatatu, ariko Yesu yahagurutse umunsi agerayo. Bamaze gushiraho ibuye, Kristo arabyuka arahagarara, kandi amabuye kuri we ni ibirahuri nk'ibi, areba hakareba biri hejuru byose. Ari kureba ingabo zihicaye zavuze ko zizamufata nazuka. Ngo arangize umunsi wa mbere ahita arazuka, arabareba ngo arangize toke muntegereze ku munsi ugira gatatu. Uwo munsi ahitagira gute? Aramanuka ajya mu kuzimu kwa mbere, aho abera bari baryamye. Aragenda aho bitaga ngo ni mu gituza cya Aburahamu. Aravuga ngo sinshobora kugera ku bari musozi ngo mbaribere, ngo nsige intwari zampanuye
barimo abagabo nka ba Yesaya bamvuze na ba Yeremiya, harimo ba Aburahamu nitirirwa no. Kandi Aburahamu ariko Imana izisubiza mwa bantu ndabara, ushobora gusenga 40 jours ukaruka nibego ko wayisenze, ariko Imana ikabicibuka ibyo wahasengeye ikazabikwishura utakinamenya ko wabisengeye. Aburahamu yari yarasenze ngo icyampa kazabona umunsi umwe gusa wa Mesiya, apfata wubonye. Mesiya musubiza yarapfuye amusangayo. Igihe bari iyepfo hitwa mu gituza cya Aburahamu, babona Kristo arabinjiranye mu cyumba cya mbere. Agezeyo akora iki? Abatangari abahagararamo. Hari uwakomanza atakavuyo kabaye muri icyo, nimba ari mu Kiheburo cyangwa Ikigiriki bayita nimba ari Sheoli. Abatakavuyo kabaye ntigasobanutse kuko yarabinjiranye bose baramubona. Yesaya ati nda ubona hano yese uyu ntiyinjiye. Daniel ati niwe wamuvuze, nge sinamuvuze muri kabiri ntabyuzi. Undi ati nge sinamuvuze. Akavuyo kabera k'ibyishimo karabuzura ko Yesu abinjiranye. Arababwira ngo mutegereze gato, ngiye kwimura paradi, ntimuzongera gufungirwa ino, byanyu birarangiye, ndabazamukana. Aja mu cyumba cya kabiri. Kimwe bibiri igaragaza Nyamutunzi yari arimo igihe yahamagaraga Lazaro, nimba bahita Hadesi sinibuka neza. Aragenda ngo agereyo asanga abapagani bose n'abatizera niyo bari. Abatangariza itangazo rimwe, arababwira ngo nta mbabazi zanyu ziriho, kuko ndi Imana y'abazima sindi Imana y'abapfuye. Mwanze kwizerera Imana mu isi y'abazima, mutegereze urubanza rw'iteka. Mbabwire bene wacu, nta mbabazi zibaho nyuma yo gupfa. Haba nubwo twogusengera tukayamaraho, nubwo twatanga inka zose tugira mu Mutara tugafata n'iziri ahandi hose, ntabyo dufite byagukurayo wagiye, ntabibaho. Imana ikominikana n'abahagaze, iyo bagiye sefini. Ubwo rero uri umunyamahirwe kuba warakijije ugihari, nta bindi nyuma yo gupfa bibaho. Iyaba hari ubundi buryo bakiraga bavagayo, Yesu aba yarazuye bariyo bapagani bose yasanzeyo. Yaragifite amaraso mabisi ariko ntiyabakuyeyo. Ubu hari icyo watanga ngo kibakureyo? Nta kibayo rwose. Abatangariza ko bategereza urubanza, ajya mu cyumba cya gatatu aho Satani yari ari muri biro na fete. Ngo yanesheje nde? Ari muri fete, abazimu baramubyinira ati Yesu ndamumaze. Ubu se murampira ihe zina ko namurangije? Igihe bari gufeta ko bamurangije, babona Yesu aracomotse mu irembo ry'ukuzimu kwa gatatu. Kristo yagezeyo akurikiye iki? Yari akurikiye ifunguzo Satani yari afite, yari yaribye. Babona arinjiye, ngo yinjire. Satani ni wamubonye mbere kuko yari yicaye abandi babyina, ngamukubita amaso. Babona Satani aratembagaye, kiribitire zirabaye, umugabo abaye imirazi, abaye pararize, aguye hasi. Ifunguzo arazifata arazimuterera kuko ntiyari kuzimuha, ngo aziterere. Yesu arazifata abahagarara hagati nabo bahitangazo rimwe, arambwira ngo nagutsindiye mu ijuru urabizi, no mu isi ndamanuka naho ndagutsinda, none ni kuzimu naho ay lelamfoniga. Dukomere amashyi Yesu Kristo wanesheje. Ni kuzimu ndagutsinze, ngo arangize amusigira randevu mbi. Mbabwira amakuru, Satana yicaranye randevu mbi. Yarambwiye ati tuzongera duhure rimwe nawe, uzaba ari ubwa kane, nibwo nzakwereka, nzaguta utazikura. Ariko igitangaza yasize amuvunaguye, yamwambuye imbaraga zose. Nicyo gituma kugeza iyi saha Satani ntawashoboye kurira akoresheje imbaraga n'igitugu atarinze kumunegosiya, ntibishoboka.
kandi satani ntagira ubwenge ariko agira amayeri, kuko ubwenge bugira Imana. Amayeri yo guhenda abaremwe ni uwa mbere, arakunegosiya kugeza ubwo wemera ko yagushoboye kandi atarakuriye ari wowe wamushoboje. Ariko gatangara n'ubu, uzi ko n'ubu tugitinya shitani nkaho ari muzima, atari wa wundi watsinzwe ubwa gatatu, atari wa wundi wambuwe imbaraga zose, yagumye ari ikintu gihamba. Reka mbabwire, satani grade umuha niyajya agira, mbabwiza ukuri, satani agira grade ingana niyo umuntu wese yamuhaye. Hari abarwana nacyo nk'ikijenerali, hari abandi barwana nacyo nk'umwami ukomeye, hari abandi barwana nk'abarwana n'injangwe, hari abandi bamufashe nka kurya kw'isazi atarinda gukoresha, kuko urwana n'intare si nk'urwana n'isazi, kandi urwana n'umujenerali si nk'urwana n'akantu koroheje. Ariko hari abantu bazi satani watsinzwe, bamufashe nk'akantu karaho k'akanyamitwe gusa, ariko atagira imbaraga zo gukonvenka cyangwa zo kugira ngo ankore icyo ashaka ku mbaraga. Abo barahari rwose. Satani amufashe nk'ujya kw'isazi ishaka kugusakuriza cyangwa umubu gusa, ukavuga toko uyu nkuretse wandya nyine, ariko uyu mbishatse nawe umenagura. Igihe cyose satani wabishakiye, iyo wibutse icyo Yesu yakoze, uba uhagaze muri pozisiyo yo kumuhondagura no kumugirira nabi. Ariko iyo wibagiwe icyo Yesu yakoze, ugatangira kumurwanya nk'ikintu gihambaye, benshi uracanganyikirwa bakumva ko ari ikintu kidasanzwe. Nabyigishaho mu rugo rwanjye, mbigisha ubusatani uburyo yatsinzwe n'ibiki, kugeza ubwo nabwiye tahasiye kuva uyu munsi ntiyagira uzongera gusengera shitani mu nzu yanjye. Timuko imyaka irarenze ingahe, 10 nimba atari 11, kuva mpishuriwe ibyo nkabyandikamo n'igitabo cy'intambara ya Satani. Nta mu rugo rwanjye ntawe uzusengera shitani ubamo. Tuzatumara ukwezi, tukamara ukwa kabiri, tukamara umwaka, ntawe usengera shitani wanjye. Kuba ngo dusenge numara uvuye ngo Mana ngo kandi ngo twirukanye shitani, ntawe uzumwirukana iwanjye. Uko donc nubikoze nyamwe to kurabeshe rwose, ntawe uhari, uramubesheye. Kubera gucanganyikirwa, hari igitabo nandikisha kubohoka ndabivuzemo, kubera gucanganyikirwa no kuba satani yaraduhamuye, hari abaza bamurwanya akaro akarwana n'ubusa, niyo adahari bagapfa kumurwanya tu. Turabona aje gusenga ngo ndirukana satani muri isaro yayicayemo ryarise, ngo mvira no muri dushe, akajya no muri dushe mvayo, yagiye koga asagira icuya. Abandi ati va no muri toilette gutese. Hari umwe nagiye gusengera by'ukuri ibizimu byaramuhamuye, araruha ahunga n'inzu ye, arayita inzu yubatse, ngo abazimu bameze ngo niyo biro centrale y'abazimu bose b'umujyi, ngo bazabanyuriwe ngo niyo haba antene. Erega inzara yihunga. Ngewe uyu nabonye impunzi y'abazimu, impunzi y'abazimu narayibonye, yahunze abadayimoni. Hanyuma yanga gusubirayo, ngiye kumusengera mwene wabantwaye, tamwe ati okay, ngewe rero ukuntu umeze, ibyanjye ni ibisazi byo kwizera nibyo niberamo, ndagusengera ubu nyine turangiza nkuzamure ngusubize iwawe mu rugo. Sinshaka kwemera gusigana nagusengeye, atoya nsengera bibanze byorohe, uzagaru ntoya nta bundi shitani dukubita rimwe si kabiri. Turagenda ubu nyine abanza kugorana, mbanza gusobanura, ndavuga imitsi irarega, araruha arumva, kandi nkumva nsa n'uwarakaye. Ariko uyu muntu ariko mvita mbimenya, umukizwa wese utararezwe, abakizwa batarezwe usanga baracanganyikiwe. Aba bakizwa mwana adakunda insengero ngo agire urusengero bamurereramo, uzasanga yaracanganyikiwe. Azahunga abazimu akaroha agahunga n'abataribo. Sinabwiye umugore wambaye lift, imbeba yanyura mu muhanda agakata, ngo aposo ngubonye ziriya demo, iriya defilura yibonye, nti ntayo mbonye. Ati nange byose wigira, vuga mundi mivuba utangira uhangane muri atake, nanjye nkati imodoka ukatujya he. Aterega dukwepe byacitse wabonye. Ati kandi aho zivuye zivuye mu nyanja. Inyanja yahe ko ari imbeba undatoya. Ndarwana mate mfe no muri Bibiliya yawe imbeba zanditsemo, none urahunze. Arananira imodoka arayikata,
naramubwiye ngo guhera none sizogera kwicara nawe mu modoka no gusenga ntituzanasenga, wanaza no mu rusengero sinakuyobora, nagusubizayo keretse kabanza kujyana ahantu kwigishiriza. N'inkuru numubaza bizamenyekane ngo Sosteni na evangeliste yari umugore w'umu evangeliste, nawe naka w'umu evangeliste na Yesu batatu, ngo twahunze imbeba turakata dusubirayo. Ibi bizavugwe hehe? Ngo yango tiwabonye ngo nanga ibyo ngo gusa ngo jya mu ndimi, indimi zikizimbeba, ngewe nje mu ndimi zimbeba. Niho namenye ko hari abakizwa bahahamutse, imyuka yarabahahamuye, ariko nahise mukurikirana nsanga niba abakizwa birera atagira uwamureze, kuko abarezwe bigishwa amahame y'iby'ubwami, baba bari poze bazi ibintu. Uwo nawe nsanga nibo bwa mbere nari mbonye umuntu hunga abadayimoni agata inzu yakimukana n'abana akimukira kwa mwene wabo, mukurayo arambwira ngo oke turabyemeye, nimba udutwara ube witeguye kurari wacu, turahararana umunsi wa mbere, nutaharara titujyayo. Ngo mbone basaze ndemera ati nta kibazo ndararayo. Turagenda n'imodoka yabo tugerayo, ngo tugere imbere y'urupango, banza ugende imbere, banza ujya muri komba, banza urwane, natwe tube dusigaye inyuma. Nuko basigaye aho ndiji ndwana niki, narinjiye gusa ndigendera mu mifunguzo zose, barampanda ngenda ndakingura hose ngo mbanze nzerera inzu yose ngo nkore operation ngo babone kwinjira. Ndagenda mfungura ahantu hose, sinanasenze sinasengaga, narinjiye gusa ndakingura, ngo mare gukingura ndagaruka, inzu yose nakinguye, operation irarangiye, nimuze. Baraza ngo bashika, turakoze mukozi, urakoze kuba tunabashe kwinjira amahoro, urakoze rwose. Ubu mwari muzi ko mupfa, tuzi ko biri buduturitse. Beno toke bagiye guteka ngo banze bateke ngo banze Imana uko ganyire bene uko ibyo gutaha byo sinobivuga, barananiye kugeza ubwo naraye, kwari kumenyereza nyine abarefugee. None wagiraga gute? Nararaye, barateka ibiryo turariye ngo turangize, baranyicaje ngo ngaye panga urugamba, uburyo turi burare muri komba, uburyo turwanira ijoro ryose toke teka mbabwira uko turi burwane, tukuntu numva nahishuriwe, tubishuriye ko mugende tugiye gushima Imana hano, nitumara gushima Imana niturangize mwinjire mu cyumba cyanyu byo kujyama, kuko urugamba ruraha sinarurwana njye nyine, mwe mugende muryame, dushima Imana ngo turangize, genda muryame, mumbe urufunguzo mbafungirane, nzabafungurira. Imana zose bari bafite n'amatoilette mu byumba byabo, ndabafungirana urufunguzo ndarujyana. Icyo natinyaga niki, natinyaga ko babyuka kare bagasanga nasinziriye mu cyumba cy'abashitsi, ibintu byakomeye. Ngo numve gusa maze gukinga bararyana, ndagenda muri dushe ndoga ngo ndangize, njya mu cyumba cy'abashitsi banyeretse. Igitangaza nasinziriye bakiri kuvuga, ngo ndangize nicura saa 11:30 nka 30 gutyo, njya muri dushe ndakaraba, ngo ndangize ndaje nje kubakingurira, kubise mwifunguzo ndafungura, ndangize ndabwira toke tubu nakinguye, nimushaka murabyuka. Bahita barabyuka, barakarabye, baraza biruka ngo bashike, barampobeye yewe, barampobeye bombi, bangwaho umugabo n'umugore, banandusha ibirori n'abarebare, kaze njya kumva umwuka washize. Ngo ariko aposo ngo warakoze igitangaza, ngo operation warayemo hano, ngo uzi ko nta kazi mukasubiye kuvugira muri iyi nzu, ngo banyuraga mu madirisha, ngo bakanyura muri purafo, ngo igitanda ngo bakagiterura, ngo uzi ko kitigeze cishaganya, ngo ibintu wakoze, ngo Imana nizaguhemba, ngo waraye muri operation. Nibuka ingene naraye nsinziriye. Kubera iki? Bamaze kwinjira ngo mbafungirane, ndategetse sungiye gukora iki? Numva kijwi rimbwira ngo n'inkuru numubaza, Satani umaze imyaka 2,000 yaratsinzwe, arakuraza ku ijoro ngo kurarwana niki, ko Imana yabwiye Yosuwa ngo aho uzakandagiza ikirenge gusa cyonyine uzagira gute, uzabuhahawe. Ahantu nakandagiye kandi ngakandagira n'umwuka wera na Yesu arahari, nimara ndare nicaye ngenga bazimu.
simbabesha numvije nk'isoni, biteye n'isoni kumva ngo naraye nicajwe n'abazimu ngewe, ngo ntekereze gutyo. Nahise nshima Imana, njya mu gitanda ndaryama, sinzira bakivuga kandi ngo ndangize. Ariko gutekereza kwanjye ukambwira ngo ahantu naraye kahararana na Yesu n'Umwuka Wera, ninde mudayimoni waharara wahagera? Ndavuga ati ibindi bishoboka, kandi niko byagenze. Ariko iyo nibutse ukuntu bampobeye we Mana, ngo buke none ndabwira toke, ubu operation yarangiye, hasigaye ubu rero ngiye gutaha, hasigaye mwibera amahoro, ibintu byose byarangiye. Baramperekeza barantahana, baragaruka iwabo, barakunda, baba amahoro. Baje kubwira inkuru bene wabo kuva mbayeho, ngo uzikomba spirituel yaharaye, ngo apotre yarayemo, ngo yaraye rwana n'imizimu, ngo ibintu bitangaje. Barabimenyera hano, niba zakurikirana hano niba bazabimenyera ko nasinziriye. Ibo bazi ngo naraye mpagaze, mpagarara nshaka iki? Turabatsinzi no kurushaho, turabatsinzi no kurushaho. Dufite imbaraga zo gukora ibintu bidasanzwe kuko twarabihawe n'ibyacu. Ikintangaje ndashaka kuvuga niki, ni imbaraga zakorera muri Yesu zikorera muri twe. Ngo arangize, Yesu yarazutse ngagaruke, azura abajya bera bose, ariko akakandu ndagakunda. Bibiliya ibanga abashitsi baboneka hehe? I Yerusalemu. Abo bashitsi bari barimo Aburahamu, bari barimo Isaya, bari barimo ba Yeremiya, abo bose bari barasenze ngo icyabaha bakazabona Mesiya. Igitangaza bamubona azutse n'ababazuye. Hanyuma babasirikare b'Abaroma bari hehe? Mbariza ukwegereye Tesuku, bageze he b'Abaroma? Bageze he? Barafoye, baricaye, ngo baramuteze Yesu, ntazavayo nanavayo tumwereke. Ariko aje kuvayo tibanamenye n'igihe yavuyemo, tibanamenye naho yanyuze. Umwuka wo mu mazuru ye wamutanze imbere, umanukana na marayika, akuraho ikibuye. Kristo umwuka we uhinduka anestesi isinziriza Abaroma bahwereraho bari. Kristo asohoka badafite amakuru, arazamuka, ndi anazamuka wenyine, azamukana n'igikundi, biteye hejuru ngo barebe nyuma. Byarangiye, filimi irangiye, basanga ibuye riri hariya, babona ibirenge si kimwe gusa. Baravuga ati ahubwo ntiyazutse wenyine, yazuye n'abandi bose. Dore icyo bakoze, birukiye aho bagera ku bashefu babo, abami babatumye, bajya kubabwira amakuru, ngo bababwire ngo wa mugabo ntaheruka ino. Gute se? Ntitwamenye uko twapfuye twese. Abandi ati nawe runaka wari wapfuye, n'ingene tukwemera? Ati napfuye mbere y'abandi. Mwese icyarimwe twese ntitwamenye n'ibyakurikiyeho. Ubu se turabwira abaturage iki? Abandi ati mwiyaranje mushaka icyo mubabwira. Uzi icyo bakoze? Baravuga ati nimufata amafaranga muha aba basirikare mu bahonge, hanyuma mubabwire, babwire abantu bose ko Yesu bagize gute. Ariko aka kandu nagakundiye Yesu kurenza ibyo namukundiraga. Uzi ko akana ko hari wakomanse ngo iyi ni strategy ya Yesu, yavuze ngo timushaka kundaraho iminsi 3 ngo mutahe mu ngo zanyu gutyo mwabagabo mukameme mwarandinze, nta mwamubaho nta burinzi. Nibabaho ibifaranga mushira abagore banyu mugubwe neza mwandayeho iminsi 3. Abasirikare ubukene babusize mu rupfu rwa Yesu, bakijijwe n'urupfu rwaye. Uwakomanse yaravuze ngo babwiraga abandi ati twarinze benshi, ariko worinze yorinze Yesu. Kurinda iminsi 3 bakaguha ibifaranga bitagira ingano, ngo ariho tubesha ngo bamwibye. Ariko ngo bajyanye indimi ebyiri, bamwe ati batubwiye ngo tuvuge ko bamwibye, ariko rwose nta bamwibye, twabonye twasanze yagiye. Ibyo byatumye Yesu
amara iminsi 40 yereka abantu kugira ngo icyo kinyoma gikureho iminsi 40 yiyerekana bamenye ko ntibwe mbiyereke kandi none azukana umubiri udasa n'uyu atarazuka batamukinguriye hariya ntiyinjiraga ariko azutse nibashaka bakinge yanyuraga aha cyangwa akamanuka bakabona ahagaze aha yari afite umubiri w'ubumana n'imbaraga zidasanzwe iminsi 40 yerekana ngo arangiza asezera abigishwa abaha rekomandasiyo y'ibyo abasigiye icyambere mana yanjye arababwira ngo mbasigiye amahoro kandi amahoro mbahaye si nk'ay'ab'isi batanga. Icya kabiri mbahinduye kuba umunyu w'isi, uburyo naryoshaga ibirori, uburyo naryoshaga ibiriyo, uburyo naryoshaga aho bafushije, ariko namwe mutangira kuzana uburyohe mu isi aho bitaryoha, mutangire muzana uburyohe. Mana yanjye mbwirira ukwegereye ngo uri umunyu watunga karitiye yose, umunyu wowe. Kandi ikintu nashimye ukundu yavuze ngo turi umunyu. Umunyu ugira akamaro kenshi, ukongera ukagira ubwirinzi bwinshi. Ntabwo umunyu umeze nk'isukari. Imana ishimwe ko atatugize isukari, bo turiye bakatumara. Genda usiga umunyu ku meza, numara uhasige n'isukari, numara ugaruka umbwira amakuru. Urasanga bayihekenye idaheruka mu isi y'abazima ari marehemu, ariko umunyu urawusanga harya wawusize, bawukoramwo mu gihe gikenewe gusa, ukaryosha ibitaryohaga, ugatuma ibintu byose bihinduka ikagira ritime nziza n'ibitayigiraga. Aha nicyo gituma yavuze ngo muri umunyu. Impamvu muzaryosha ibikenewe, ariko muzamufite n'ubwirinzi mutavogerwa ngo mupfe kurirwa n'icyo ari cyo cyose. Ariko ikimbabaza, ubu iyo witegereje abakizwa n'abakozi b'Imana ba none uhera bari muri uyu mujyi, uzasanga ahubwo bamwe barabaye isukari, abandi noneho ntibabaye isukari, yo barayirenze babaye agasenda, babaye urusenda. Abo nabo barahari bakarishe nk'urusenda. Hari n'abandi nabo birekuye bameze nk'isukari, baribwa n'uwo ari we wese. Abo bakizwa barahari, baravogerwa uko bashaka, ni bene wa mukiza uzasanga. Ariko nkumbuye kubona abakobwa b'abakizwa buzuye umwuka wera mu mujyi wa Kigali, ubona bafite isuku yose na authority y'agakiza. Nawe bakobwa bigiye abanyamujyi, ayiwe iryo zina ngo barakijwe, ariko baba isukari bene ya indi ya hehe nayo bene yera cyane. Uje wese arapfa umubwiye ngo amusohokane, ahita asohoka nyine. Ayiwe ntegereza ndaje, ugiye he wa muko? Umubwiye ngo tuye gusangira, mbese aza yiruka nk'uwo wari warambiwe. Ni wa mukobwa bakoraho bashaka bakamukoraho ahantu hose. Yani ni nka ujya kwiki, ni nka ujya kwifotorira aho ngaho ngo abantu baze baza bagume bakoreho bene. Uzahure n'umukobwa wuzuye umwuka wera. Nigeze kumubona muri Zaire, abasirikare bamubutu bashaka kumotera, arabati wowe twarakugerageje uratunanira, ubu noneho tugusanze mu nzu wenyine nta bantu bahari, imbunda bahita babiri barazifata. Aravuga ati ubuse urasange uyu munsi uraho umugore wacu wanga wemera ngabone ko bamaramaje. Arababwira atoke mumpezi minota 3 gusa, ntacyo nza nkora na kimwe ntabanje kukibwira data wo mw'ijuru. Muntegereze gato iminota 3 usenge, hanyuma nimurangiza mone gukora ibyo mushaka. Afukama, baramwe ati ntujya kure, pfukamaho. Arafukama imbere yabo aratogota umwana w'umukobwa, aratogota nk'inkono yahuye n'umuriro sawa sawa. Aravuga ati Imana ngushimiye kuri shobora byose, kandi wandemye neza, warinze Daniyeli mu rwobo rw'intare,
warinze ba Saduraka mu muriro, none nanjye intare zirangose. Ariko aba ni abantu waremye, ubafiteho ijambo rya nyuma. Ndabakweretse, ndabizi ko bakunda. Atangiye kubasengera, kera avuze mu ndimi, kera umukobwa areretswe, aravuga ngo wowe komanda, umugore wawe ararwaye waravuje byaranze, natabona bamusengera azapfa gusigire bariya bana. Naho wewe wundi uzurwara igufwa ry'umugongo, amubwira ibisobanuro n'ibiki, atangiye kubahanurira ngo amara avuga tumve, niba mutagize Imana ngo mubone ubasengera, hari operasiyo bari kubatumamwo n'itegeko ryasohotse murarifite. Nimubona mugiyeyo muri mwe hazagaruka umwe, niko Uwiteka avuze, kubera ko mwamwirengagije mudashaka Imana. Arakomeza, yagiye guhumura asanga bose bapfukamye ko baramufasha gusenga. Bahevuga ngo bose bapfukamye, nabo batangiye kuvuga ngo Mwenyezi Mungu turehemu, tusamee Mungu nzambe nanga pambora biso. Batangiye abantu kera bafatitse, umwe kararira amosozi bimyira byamanutse afandi nta kwikontorora, noneho yumvishe nibiri ku mugore we. Barasenze kugeza ubwo ahaguruka atangira kubasengera, noneho ari uhagaze bose bari hasi. Batangiye ari nduri hasi. Nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Nicyo amasengesho azakora, azafata ibyari hasi akabishyira hejuru, ibyari hejuru bigasubira hasi. Baramubwira ngo dusengere ku Mana kandi utwemerere tuzagaruka kuwa gatanu kugufata, tujyane iwacu usengera umugore wanjye ageze ahantu ari mu bagiye kumusengera, ashaka abandi banyamasengesho barajyana, niba bamusengera arakira. Ba basirikare baje kumufata no kumusambanya bahinduka abana be bo mu mwuka, niwe muyobozi wabo. Abakobwa bivuyeho bari muri Kristo sawa sawa, badakina, batanga ubuzima aho bageze, atari nk'aba bacu bikigiye bivuyeho babaye nk'isukari. Dufite abakozi b'Imana muri iki gihe, urusenda rwigendera kuko ruraribwa ariko rurababa. Ntugire ngo wapfa kwasama gusa ngo urakomeza ugire gute bene uko. Iyo abandi batacegerwa, batagipfa gushaganwa, ubahamagara nkandese, wababona uciye hese. Urusenda rwigendera rurakubaba rwose. Ariko ndavuze ngo Imana itubabarire, duhinduke umunyu ugomba kuryosha ibitaryoshe muri iyi si, tugatanga ubuzima. Tinye ijambo yavuze ngo muri n'umuco w'isi. Mana yanjye, yanaho muzajya mugera hose urumuri rwanyu ruzajya rugaragara. Ngo muri umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi. Umudugudu nta kindi wubakirwa n'ukubabwamo. Turi umudugudu Imana yubatse ngo abantu baze batubemo, bahindukire iwacu, bahungire iwacu, bakirire iwacu, tubabesheho, duhindura ubuzima bw'abantu tubishobojwe n'imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Ibyo Yesu yarabiduhaye kandi turabishoboye. Reka nsoze gusa, arantu ngera nkumva ndababaye pe, iyo ndeba itorero rya Kristo, nkareba ubwinshi abakizwa bafite, nkareba bitirirwa Yesu ingene ari benshi, namara nkareba ingene impinduka ari nke. Yesu avuze ngo muhindure bose, mu mahanga yose mubahindure bose. Ariko se turabahindura gute? Byaratunaniye. Ndebera yare hano mu Giporoso, umunsi mwahagarara mukavuga ngo umuanglikani wese w'Iremera arasabwa ku kwezi kwa gatatu kuzana umunyago w'umuntu umwe umwinjize mu nzu ya data umwe gusa.
mugende muhindura abantu bose. Umwe gusaza n'umwe ndebera uru rusengero mu kwezi kwa kane rwaba rumeze gute? Ariko igitangaza muzagera muri 2024 mucicayeho mwenyine. Mbese intebe ni yawe tushaka undi uyiguteraho. Ni wacu twigumira hatwenyine abandi ntacyo bibabwiye. Reka mbabwize ukuri, ntabwo twahamagariwe kwicara mu nsengero gusa. Mu nsengero twahashiriwe gusa ni ikibuga cyo kwitorezamo ibyo twamaze kubwirwa, tugasohoka tukajya kubikora. Jewe hari umunsi umwe nabwiye nabo dukorana, ariko mwazanyemerera, ntibaranabinyemerera kugeza uyu munsi. Ariko mwazanyemerera uyu munsi umwe ku cyumweru ntiduterane, tukareka guterana. Abana ati none tukagira gute? Dusengere mu mihanda, dusengere mu mago y'abantu, buri muntu wese agira ahantu yataka. Buje kwira ufite umuntu umwe wakijijwe, nitumara tuzahure muri iki cyumweru umuntu wese afite umuntu yabyaje agakiza. Ayo materaniro yabaruta aya yandi yose incuro zirenga 7. Ariko guhora tugaburirwa, kandi mwaragaburiwe mw'abantu bo mu Giporoso, ni babahaye bijya bitanga imbaraga mu mubiri, babagaburira ibigira gute za be na za se zose murazifite, mwarazigaburiwe. Ariko igitangaza munaniwe kweguka ngo muhindure, ngo mugire abandi muhindura. Imbaraga ya mbere Imana yari yarashize muri Yesu yari yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ni nacyo gituma ugiye mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 11 na 2 ngire ngo havuga ngo bamwe yabagize intumwa, abandi abahanuza, abandi abavuga ubutumwa, abandi abapasiteri, abandi abigisha, ngo kugira ngo abera batunganirizwe gukora imirimo yose y'Imana, ngo bareke no kuguma kuba abana mu by'umwuka, ngo bagere no ku bumwe bwuzuye bw'umubiri wa Kristo. Bose ngo batunganirizwe kuvuga ubutumwa bwiza, babitojwe n'aba 5, ariko nibarangiza batojwe bose ngo batunganirizwe kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko turicaye kugeza ryari? Ingabo zingana gutya z'Uwiteka ariko zitabasha guhindura ukwezi kugashira, umwaka ugashira. Ni skandale mu maso y'Imana. Mbasabe, nongere mbasabe, kubera ko nge niyo domaine yanjye kwivugira ubutumwa, kugenda mvuga ubutumwa. No y'imyaka nihaye kuvuga hanze mu bibuga ndose. N'ubu aho mvuye nari kumwe n'itsinda ry'abahungu baririmbya mu mujyi, tuzakorana ahantu mu kibuga c'umupira kuri 26 uyu wa gatandatu. Ndakorera igikondo hanze uyu beno, kubera ko umwaka ushize nabwiye Imana ngo nabo dukorana ndashaka kubona 3,000 byakira umwami Yesu, sinshaka kuyobora abantu gusa. Uyu mwaka warangiye mu kwa mbere niyo tukoze igiterane cya nyuma muri stade ya Nyamata, hakizwa 600, asanga bari bamaze gukizwa 4,000 birengaho n'abantu nka 10 n'abangahe. Umwaka twari twihaye 3, 4 byaruzuye. Kandi tubiha amatorero, nimba dukoreye hano abakirwa hano tubaheza iriraha, abakije gikondo n'abahaye ADPR bose n'aba ADPR benshi cyane, ibo bari n'indaya n'abangwara umugi biki na biki. Nejo bundi twabatangirije ishuri ry'imyuga, ubu bose ko bariga ubudozi, abandi biki ibintu bene. Abantu beza cya indaya za zindi. Nabwirije ndeba mu ijuru, Mana yanjye uzi kubwiriza utareba hasi, kuko hasi bari bambaye ubusa. Nari bwiza ndeba bakagira ngo ni umwuka wasaze, naho nabuze iyo ndeba. Ejo bundi nagiye kubasura, hapfe no kumenya n'umwe. Narabwiye wa undi wari wasaze cyane wavugaga amagambo menshi, nkabwiriza anantuka nsubiramo. Ariko nyuma za gufatwa arakizwa, ngo arangize wansanga hejuru nyaka mikoro, aravango nari mfite icuma, nari nateguye kwica umugore umwe dupfuye umugabo rino joro, misi yose nari nayirangije.
atariko numvishe naniwe, none nakiriye umwami Yesu, ahasigaye nicyo cyuma ndakibaha nanjye ngiye gukurikira umwami Yesu. Naravuze ati munyereke wa undi basi have no kumukeka. Yarahindutse, yari afite imisatsi ifite amabara ane. Ameze gute mana yanjye? Yambaye ubusa, none nsanga yambaye ijipo rikora, habe n'urukweto yambaye natashe ntarubonye, yambaye ijipo rigera hari. Yarahindutse bitangaje, bose nuko bameze, bararirimbye ndabareba musoza akaza mu maso. Ndavuga ati ngiye kubwiriza abo hanze, sinzemera ko bene wacu bose barimbuka. Uyu mwaka niwe navuze ngo ndashaka kubona 7,000 byakira umwami Yesu uyu mwaka, uyu ngo 7. Apana bitari mu rusengero, wabaje mu rusengero sinkunda kubabara kuko umwuka wabazanye buriya niwe aba yabemeje. Abo dusanga iyo hanze, ndabasabye nimuhaguruke mukora ico Yesu yatumye ngo mukore. Azababaza ko mutahamirije abandi Yesu mwamenye. Buri wese ngazana umwe, undazana umwe, undazana umwe, murebe ibigiye kubaho. Narabateye sabi wacu umunsi w'akavuga musohoke mugende muje kubwiriza. Abantu bagenda bagaruka ngo 80 bakiriye Yesu, kandi hagiye abantu bangaye, hagiye nk'abantu 10. 80 bakiriye umwami Yesu. Urumva bene izo mbaraga? Gusa muricaye muzi ko bidashoboka, haguruka ubipime. Reka mbabwire ikindi namenye. Mujya mubona mukagira ngo wenda ukoreye ngo ni iby'aba kanoni, ni iby'aba poso, ni iby'aba no. Imbaraga z'Imana ntizigira nyirazo, iziha uwagiye kuri tere ni uzijyana. Abakozi b'Imana bicaye akagenda umukobwa gusa ari we wese. Igitangaza zijya mbaraga zikorana n'abakozi b'Imana nizo zikorana nawe, n'iz'Imana zijyana n'uwagiye. Uzabipima ugende urebe ibizabaho. Kristo yabahinduye umuco, ni mumurikira abantu, yabagize umunyu ni muryohera abantu, ahasigaye muzabihemberwa mw'abantu. Amakamba arabategereje, ariko y'ibyo muzaba mwarakoreye. Twirirwa turimba ngo tuzaje mu ijuru kuruhuka. Mbariza ukwegereye uzaje kuruhuka iki? Nakubwira namakubwira ngo kubera ngo nagiye mu bucuruzi ndaruha. N'ubucuruzi yavugaga tuzaruhuka. Tuzaruhurwa imiruho twarushe kubw'umurimo w'ubwami. Ibyuya twabize kubwo gushaka Imana. Kuza guterana ibi biri mu byo muzahemberwa, kuko ibi mwaretse byinshi mwaje. Nimugerekaho noneho kubwiriza abandi ubutumwa bwiza, muzaba mukoze ibintu bikomeye. Komera Imana amashyi, duhaguruke dusenge, dusabe imbaraga zidushoboza. Oh yes. Ngiye gusenga ngo niduhe guhishurirwa bituma tuyimenya, tumenye ubwinshi bw'imbaraga zakoreye muri Yesu, ko arizo zikorera muri twe, zidushoboza imirimo yose Yesu yakoze. Zamura ibiganza. Mana, mu izina rya Yesu, duhagaze imbere yawe muri iri torero, ngushimiye ko warishizeho, ngushimiye ko waryizeye, ngushimiye ko warihaye inyota n'uyu mutima wo gushaka Uwiteka no kumusenga ibihe bingana gutya. Nyemerera ikaranti ijuru isige ihinduye amateka n'ubuzima bw'abantu bamwe muri aba. Imbaraga y'Imana ibafateho, imbaraga y'Imana ibakoreho, imbaraga y'Imana ibazure, imbaraga y'Imana ibashoboze. Mana nyiribihe, buri muntu wese ahinduka igitangaza kingana n'icyo Yesu washatse ko yabaco. Tubashe gukora imirimo y'ubwami nk'abana b'ibwami, bafite ibikoresho by'umwami, bisakaye imbaraga z'umwami, babashishwa muri byose. Harageze nitugeraho gukandagira inzoka na skoropiyo, izo mbaraga zaba ziri muri twe mu izina rya Yesu. Nihageraho kubatura bari mu bubata, tuzabikoreshwa nawe kubw'izina rya Yesu. Duhindura ibikoresho, ngwino dukoreshe Yesu. Nimba hari abantu bagifite ibikibabase bitarabarekura ngo bahinduke ibikoresho byuzuye, ndavuze ngo ubwo bubata nibubaveho mu izina rya Yesu. Uburetwa buzamarwa no gusigwa, imbaraga y'Imana ibakoreho.
itamurure muri iri torero, aba bose bagere ku rwego rwo kwambara imbaraga zari muri Yesu, hanyuma batangire bakora umurimo w'ubwami. Urabategereje Kristo we, umara umwaka wose ubategereje ko bagenda. Ijwi Yesaya yumvishe ngo ndatuma nde, ninde watugendera? N'uyu munsi ko riravuga muri Kigali ngo ndatuma nde, ninde wangendera i Remera, ninde wangendera mu mujyi, ninde wazenguruka Irembo Ryera TV.